isi ifite ubutunzi bwinshi ariko si bose babugeraho. Hari aho kubaho biba urugamba rwa buri munsi, kurwana no kubona amazi, ifunguro rimwe n'icyizere cyo kubaho ejo. Uyu munsi tugiye kureba ibihugu 5 bikennye kuri iyi si ya rurema dutuye, aho abantu benshi babaho ku munsi batarenze $1. Ibaze nawe umunsi ntabwo barenze $1. Ibi si inkuru zo gutungura gusa, ni ukuri kubabaje ku isi tubamo. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze kuri ubu bwami bw'ibyegeranyo mu Rwanda, banza ukore subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe nge tugiye kubana. Amazina yanjye nitwa Ufitinema Yves. Mu mwanya wa 5 turasanga igihugu cyitwa Sierra Leone. Iki ni igihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba, nubwo gifite umutungo kamere, intambara z'imbere mu gihugu n'indwara nka Ebola byagisubije inyuma cyane. Abaturage benshi babaho mu bukene bukabije, amashuri n'amavuriro ndetse nabyo bikaba bike. Kane turasanga igihugu cyitwa Niger. Niger ifite umubare munini w'abaturage bakiri bato cyane, ariko ikaba ifite inzara n'izuba bikabije. Ubukungu bushingiye ku buhinzi budatanga umusaruro uhagije, bituma abantu benshi babaho mu bukene bukomeye. Ku mwanya wa 3 turasanga igihugu cyitwa Mozambique. Mozambique yasubiye inyuma cyane, ifite inkombe ndende n'umutungo kamere, ariko abaturage benshi ntibagerwaho n'iterambere. Ibiza, imyuzure n'imiyoborere mibi byatumye ubukene bukomeza kwiyongera. Gusa nubwo bavuga ko Mozambique ari igihugu cy'amata n'ubuki bitewe n'ibintu bihava bishimisha abantu, kino gihugu cyaje ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cya Sudani y'Epfo. Iki ni kimwe mu bihugu bikiri bishya ku isi. Byumve neza ko ari cyo gihugu cya mbere gishya kuri iyi si, cyabonye ubwigenge mu mwaka 2011. Iki ni kimwe mu bihugu bikiri bishya nk'uko twabivuze haruguru, ariko byibasiwe n'intambara zidashira. Abaturage benshi bateshejwe ingo zabo, inzara n'indwara bibi bisanzwe, ubukungu bukaba bwarasenyutse. Iki rwose igihugu ibingibi bigisubiza inyuma ndetse n'imiyoborere yacyo. Ku mwanya wa 2 turasanga igihugu cy'u Burundi. Uburundi ikunze kuvugwa nk'igihugu gikennye kurusha ibindi ku isi. Abaturage benshi babaho ku buhinzi buto cyane, nta nganda zihagije n'amahirwe make ku rubyiruko. Umuturage ku giti cye akorera amafaranga make cyane ku mwaka. Gusa ntutekereze ko bino bihugu 5 bikennye ku isi ari ibihugu bidafite imijyi ndetse bikennye cyane ku rwego wakumva. Ibi ngibi bituma bino bihugu byibasirwa n'abazungu babisebya, babivuga nabi. Gusa twe nk'Abanyafurika tubibona bitandukanye. Reka nze nkwereke imwe mu mijyi bino bihugu bifite. Twihuse cyane, igihugu twasanze ku mwanya wa 5 aricyo Sierra Leone. Gifite umurwa mukuru mwiza cyane ndetse ufite ba mukerarugendo batari bake. Uwo nta wundi witwa Freetown. Tukajya ku mwanya wa 4, igihugu twasanze aricyo Niger. Nacyo urabona ko gifite capital city yitwa Niamey. Nubwo iri hasi ariko urabona ko abazungu batakibasiye umurwa mukuru wacu uko bibone. Aha tugezeho biratangaje. Mozambique iri mu mijyi myiza kandi ikundwa na ba mukerarugendo. Nawe ibaze, reba uwo mujyi bawita Maputo cyangwa se Mapuro nk'uko benshi babivuga. Reba uwo mujyi urebe ukuntu wubatse, ndetse rwose ntawatinyuka kuvuga ko uyu mujyi ufite ubwiza budasanzwe. Murakoze cyane, cyangwa se wowe urangije iyi video, ni iby'agaciro kenshi kuba wumvishe iyi conclusion y'iyi video. Imana iguhe umugisha. Nge twabanye nitwa Ufitinema Yves. Kora subscribe kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro byiza nk'ibi ndetse unadutera inkunga.